uracyanyita papa nta soni ufite nge nabyaye abantu bameze nkawe nese ubwo ko ngiye musabye imbabazi iki ariko ubwenge ufite igihe nakureze imyaka ntugeze imyaka 21 hari umunsi ntakwicazaga nkakubwira ngo umugabo agomba gukora akarya amafaranga yavuye mu cyuya cye mu maboko ye none uri kwirirwa wirukanga mu bagore nyine papa ngiye ejo uraza ugende ujye kwa muganga nanukubi iki kubera se ngiye papa reka mubwire nabitekerejeho nk'umuntu w'umusore umusore cyangwa wimwe nyine ibyo ndabyemera pe ndabyemera ngo ufite uburenganzira bwo kuvuga ibintu ushaka nk'umuntu se vuga ushaka uvuga icyo ushaka kuvuga ngiye icyo ndi kuvuga ngiye rwose nje gusaba imbabazi kandi nsabe n'Imana imbabazi ngiye ubwanjye ngiye gusaba imbabazi ngiye ubwanjye rwose nakubeshye ndisubiraho nemeye guhinduka pe ntago bino bintu bikwiye kwisa wantengushye ntabwo nari nzi kwambera gutya wowe nguri gukora amafaranga mu busambanyi byonyine gusambana n'icyaha noneho nguri gukoreramo amafaranga 700 bari bagiye kumereza nanzi ko ari buze gukemura utubazo hano mu rugo none se ntiwabikoze yayaguhaye ariko kandi ari wowe wamubujije papa si yagiye no kuyanyohereza ase papa vugisha ukuri si wowe wambujije byabaye intambara byabaye nakubujije kwakira 700 jewe nukuri kw'Imana jewe nukuri kupwisa ninjye wakubyaye cyangwa naragutoraguye nese papa noneho bigenze bite bazi wowe uratakazi ngo nakubujije 700 twe twavuganye ushake nabandi sibye nuriya gusa ushake nabandi nimushaka musinye kontara y'ukwezi